zabyaye amazi. Tugiye gushyiramo pavuro n'igitunguru. Tuwukoze n'amazi meza. Karibu nanone ku Gasusuruko TV. Nanje kubasuhuza uburyo bakunzi bacu mudukurikira, inshuti zacu, turabakunda natwe. Rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'ukuntu wategura imiteja na karoti, uko wayiteka. Ubwo rero njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwaje cyane, ndakubwira ko tumaze kumenyerana. Inyunganizi yawe irakenewe, kuba watugira inama, kuba watubwira ngo muzakore iki n'iki, igitekerezo byose turabyemera nta kibazo. Ni karibu rwose murisanga kandi ukisanzura. Abaye hari n'icyo wanenze watubwira, tuzajya dukosora uko dushoboye. Hari igihe ushobora kutubwira ikintu ngo tugikosore, ariko nta moye z'ako kanya dufite zo kuba twagikosora. Ujye twihangana, ariko tuba twabyumvise tugenda tubimenya ahantu. Ntabwo tuba twabasuzuguye, ahubwo wenda hari ukuntu ubushobozi buzajya bugenda buza gake gake tukagenda tugize kugira. Rero tugiye kubategurira imiteja na karoti nk'uko muri kubibona. Hari karoti eshatu, hari imiteja, sinzi ukuntu navuga kantite yayo, ni agasahani gato cyane napimishije. Hari pavuro, dufite pavuro, dufite igitunguru gisanzwe, dufite seleri, dufite n'inyanya, dufite na sotomati, dufite n'umunyu n'amavuta. Ubwo rero tugiye gutangira. Wowe utarakora subscribe kandaho, kandi nawe wayikoze turagushimiye cyane kudukurikirana. Nubwo mbese sinzi ukuntu twagushimira, biba byaturenze, gusa mujye mukomeza kubana natwe twungurana ibitekerezo. Reka noneho tutagiye mu magambo menshi dutangire turebe ko wabitegura mu buryo bworoshye. Ni ibintu ushobora gutegura byoroshye kandi wabisha ibintu byose ushaka nta kibazo. Reka rero dutangire. Tugiye gutangira dushyiraho amavuta. Dukoresha amavuta nk'uko murimo murabibona, ni amavuta y'igihwagari. Tugiye dushyizemo amavuta, tugiye gushyiramo imiteja. Naho hari umuntu ushobora kubyibaza akibaza se turaziteka gutya, turazikata, uzikata hari uzikata yahagaritse, hari uzikata atambitse, biterwa n'uko wumva ubyifuza. Ariko njye ngiye kuzikata zitambitsemo ibizeru, ibyo nkunda. Nawe ushobora kubikunda zihagaze, byaterwa n'uko ushaka. Reka urazishyiramo, ariko ntabwo uzishyiramo n'imiteja. Utegereza imiteja ikabanza igasa nkaho imaze nk'iminota 3 cyangwa 4, noneho ukabona gushyiramo karoti, kuko imiteja ikomeye. Iyo minota 3 utegereze.
gerageza gukata udupande dutoya dushoboka. Urabona tumaze kuzikata, turategereza. Twashyizemo imiteja, tugiye gutegereza karoti zirajyamo imiteja nyuma ya minota twababwiye. Urabona ko imiteja yo isa nk'itangiye koroha, tugiye gushyiramo karoti. Niyo mpamvu ikindi kintu nababwira, iyo ugiye guteka imiteja, wenda uri butekere nk'abantu benshi, usa nk'ukoreshaho amavuta menshi, wenda imiteja yamara gusa nk'ishya ukaza kugabanyaho amavuta ku ruhande, kuko imiteja iyo ibayemo amavuta makeya hari ukuntu ishirira cyangwa igashwanyagurika ukabona ntabwo imeze neza, cyangwa se bikagusaba ko ushyiramo amazi, kandi amazi niyo atuma bishwanyagurika ntibize kumera neza nk'uko wabishaka. Icyaba cyiza wayakoresha noneho ukaza kuza ahubwo kuyagabanyamo nyuma, kugira ngo utaza mbere yo gushyiramo ibirungo ukayagabanyamo. Reka dutegereze indi minota nk'itatu, izi karoti nazo ziraba zihiye, dushyiremo ibirungo. Tugiye no gushyiramo umunyu, turashyiramo akayiko gatoya ako katuzuye neza. Umunyu mbere, hari igihe ushobora kubyibaza, impamvu nshyizemo umunyu mbere ni ukugira ngo bifashe zino karoti gusa nk'izoroha, zibyara amazi, kuko karoti zibyariramo amazi, zibyara amazi, noneho bize kudufasha guhita bishya kuba kwera. Urabona za karoti zabyaye amazi, tugiye gushyiramo pavuro n'igitunguru. Turashyiramo na seleri. Turategereza n'undi munota kugira ngo ibirungo bise nk'ibihiye, tubone gushyiramo n'inyanya ebyiri,
ngiye gushyiramo na sauce tomate. Ntabwo ndi bushyiremo yose kubera ingano y'imiteja yanjye ni mikeya, kuko iyo ushyizemo sauce tomate nyinshi birarura kubera ko biba byararura. Yewe wenda mujye mumbabarira, hari igihe nirinda kuvuga kantite cyane kubera ko kantite hari igihe ijijisha, ugasanga kubera ko ibintu wenda wowe watetse byinshi ukagira ngo kantite ni yayindi, kandi purisi uteka byinshi kantite iriyongera, cyangwa se bikeya kantite y'ibirungo byawe ikagabanuka. Turategerezaho nk'iminota 2 kugira ngo tuze kureba feedback y'iyi sauce tomate dushyizemo n'inyanya, turebe uko imiteja yacu irabise. Urabona ko bimeze neza, reka twarurire ku gasahani rero turebe uko biraza kuba bimeze. Reka twarurire ku gasahani turebe uko biraba bimeze, tunarye twumve tumenye niba twabimeze neza. Urabona ko bimeze neza. Mwakoze kubana natwe rero, tumaze kwagura imiteja yacu na karoti, uko twabitunganyije byose tugiye tubibereka. Mwakoze kudukurikirana, ikiganiro cyose kikaba kirangiye. Ndumva rero ari aha twasoreza, mwibuke gukanda subscribe, mukanda no kwiyongera kugira ngo amakuru yose tuzajya tubagezaho ajye akugeraho ako kanya wowe ku giti cyawe muri telefone yawe, kubona ko hari video nshyashya dushyizeho. Rero Imana ibahe umugisha kuko mwabanye natwe, ni iby'agaciro, turabashimira cyane. Niyo ntabyibuka kubivuga ariko ku mutima mpora mbashimira nk'Agasusuruko TV, turabashimira kuba mudukurikirana. Rero umwanya wanyu ni uw'igiciro, mwakoze kubana natwe aho muri hose. Tubasabira umugisha uva ku Mana ndetse n'uburinzi buva ku Mana. Imana ngo ikomeze kubarinda, ikomeze kubafasha. Mu gihe wabagezagaho iki kiganiro, ni Josiane Iradukunda. Imana ibarinde.